Nshuti bakunzi bacu, turimo kubagezaho inkuru y'umukobwa witwa Kanyana wahuye n'ibigeragezo bikaba intandaro yo gushyira akadomo ka nyuma ku buzima bwe. Mu bice biheruka twabonye ko yakundanye n'umuhungu witwaga Mutarambirwa Victory, ariko bahimbaga Vicky, wari uzwiho ingeso mbi, nyamara amaze kumenyana na Kanyana yariyorobetse aritwararika. Mutarambirwa uyu yaje kurangiza amashuri mu gihe Kanyana we yari akiri kwiga. Mutarambirwa amaze kubona akazi mu ruganda rw'icyayi, ibiruhuko bigeze yazanye imodoka aza gutwara mucuti we ariwe Kanyana, amujyana kumwereka icumbi yari asigaye abamo. Nyamara amugejeje muri iryo cumbi yaramufatiranye, amuha ibisindisha ndetse anamukorera ibyamfura mbi. Bamaze gutandukana, Kanyana imitima yamubanye igihumbi, yibaza byinshi, agatekereza ko ashobora kuba hakuye inda cyangwa se akaba hakuye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nyuma yaho gato ubuzima bwa Vicky bwatangiye kumera nabi, atangira kurwaragurika, indwara zitangira kumusimburanaho. Mu gice cya kane dukomereje ku buzima bwa Vicky uko bwakomeje kugenda. Mbahaye ikaze, njye ndi Murwanashyaka Siriyaki. Ubuzima bwakomeje kumusiga, asubira kwa muganga. Babonye arembye bamutegeka gufata igitanda. Bamupimye amaraso basanga yaranduye agakoko gatera sida. Muri icyo gihe cyose Kanyana yari yarumiwe, yarabuze agashweshwe k'inshuti ye. Agakeka ati, ni mu kazi se baba baramwohereje mu butumwa ntambwire? Byaba ari byo se yabura n'akabaruwa nyandikira? Atangira guhangayika, arananuka ariko bidakabije. Bagenzi be bakamuvugiraho ngo arwaye Vicky, dore ko nta n'umwe utaruzi ibyabo. Arangiza umwaka wa gatanu yarwaye ikibyimba mu ijosi. Mu gihe bakikivura haba haje ikindi mu kwaha. Aho bikiriye afatwa n'inkorora. Zimwe mu nshuti ze zimubwirira mu rwenya ziti ni ukwisuzumisha hakiri kare, kitaba ari igituntu kandi ngo nacyo kiri mu ndwara z'ibyuririzi. Abandi bakamuhakanira bati Kanyana se yahurira he na sida n'ukuntu yitonda, ayifite yaba ari iya Vicky? Ni koko kandi ntawashoboraga kubimukekera. Umubiri we wari ugitohagiye, isura ikiri yayindi. Umuhungu wese umunyuzeho agakebuka. Utundi turwara twakomeje kumwibasira, bituma yiga nabi asubira inyuma. Cyakora ntibyamubujije kwimukira mu wa gatandatu, kuko impuzandengo y'ibihembwe bitatu yabimwemereraga. Mu biruhuko yongeye gushakisha Vicky araheba. Igihe kimwe aricara ariyumvira ati, ibyo bambwiye ni ukuri. Umusore w'iki gihe akwereka ko agukunda mutararyamana, yamara kukurunguruka mukaba mubyaranyabo. Niba Vicky nawe ari uko ameze, Imana izabimwiture. Abivuga amarira yisuka. Aho ibiruhuko birangiriye asubira ku ishuri, ajya mu mwaka wa nyuma. Awiga nabi kubera ibibazo yari afite. Ba basore bamwirukagaho baba baramubonye, bakamuganiriza bamubwira bati, ariko Kanya ntuheba, ukirirwa wigunze ntawe uvugisha ngo keretse ubonye Vicky, amaherezo uzamera nka cya kirondwe cyumiye ku ruhu inka yarariwe kera. Ntuzi ko yakweretse igihandure? Erega natwe udukundiye twagukunda. Amagambo y'abo basore ntiyamuciye intege, yahoranaga icyizere ko Vicky azageraho akamwibuka. Inzozi zaje kuba impamo ubwo yabonaga ibaruwa ye ivuye mu iposita. Akirabukwa izina Vicky inyuma y'ibahasha, ibyishimo ntibyatumye yihangana. Yarasimbutse abyina kamucerenge. Bagenzi be ntibasobanukirwa, ariherera arasoma. Ibaruwa yari iteye itya: nshuti nakunze Kanyana, nyuma y'igihe kirekire umutima namundega, nsanze kukwandikira ari bwo buryo bwamfasha kugutinyuka. Ntiwibaze impamvu utakimbona. Umubiri warampindutse, ubu nibera mu bitaro. Uretse umutwe n'ururimi sinkibarirwa mu bazima, nsigaye meze nk'umuzimu. Abarwaza barandambiwe, basigaye basaba Imana ngo induhure. Sinifuza ko mbona, kuko wababara kabiri. Iyo ntekereje ukuntu wakomeje kwihagararaho wanga ko dukora imibonano mpuzabitsina, nyuma nkaza gusa n'ugufashe ku ngufu, umutima uncira urubanza. Ikinshegesha kurusha ni kuri wa munota wa nyuma unsaba gukoresha agakingirizo nkakubera ibamba. Sinshidikanya ko naba narakwanduje sida urya munsi. Kanya, ngusabye imbabazi.
wiyibagize ibyo nagukoreye n'Imana izambabarire. Naraguhemukiye nkwangiriza ubuzima ukiri muto kandi ukiri isugi. Icyo ngusabye ni ukwihutira kwipimisha. Icyampa bakazasanga uri muzima we. Usanze kandi byararangiye uzaba intwari, ntuzihebe kuko guhangayika cyane bigabanya iminsi yo kubaho. Kanya, twarakundanye urabizi. Nizeye imbabazi, ahasigaye naho mu ijuru. Mutarambirwa Victoire. Uko yasomaga ibyanditse muri iyi baruwa niko yarushagaho kwijima. Yageze ku ijambo sida, Rusoka imufata mu mugongo. Yumva ubwenge buragiye, agira isereri. Yarangije kuyisoma, arasindagira ajya mu buriri, arimiramiza, ari n'akamarira yisuka. Imitima irabunga ati nkabibona, umutwe udakira, ibibyimba, inkorora, nibyo byuririzi bajya bavuga. Sina ngombwa kwipimisha, igisubizo ndakibonye. Nta kindi ni ukwipfira. Ariko se inshuro imwe naryamanye na Vicky yaba ariyo yatumye nandura? Akiri muri ibyo, inshuti ye mu Mararungu imusanga aho aryamye, imubaza icyo yabaye. Aho kumusubiza ararira. Undi abibonye atubanza atari uburwayi. Iwabo se baba bamumenyesheje inkuru mbi? Aramwinginga, undi ageze ahamutekerereza ibye na Vicky, amuhana yaba ari uwarasoma. Atararangiza, Kanyana ati ntubyiboneye se mu Mararu? Hari igisigaye? Mu Mararungu amurema agatima ati wikwiheba, nzi abantu benshi bagiranye imibonano mpuzabitsina bakwipimisha bagasanga umwe yaranduye undi ari muzima. Nawe rero nturamenya uko bimeze. Kanyana agarura icyizere ho gake ati cyagutangaza nuko ari ubwa mbere nari mbitinyutse, nabwo ni ibyangwiririye. Vicky yanyirutseho kuva ndi mu wa mbere, nza kugwa mu mutego ejo bundi ndangije uwa kane. Muvandi, byihorere wibinyibutsa. Mu Mararungu akomeza kumwurura. Bumvikana ko mu gitondo azanyarukira kwa muganga akava mu gihirahiro. Bwarakeye ajyayo, ahasanga abandi benshi n'abari cyo cyabazanye. Mu masaha ane ibisubizo biba birabonetse. Barahamagara, bageze kuri Kanyana bamusaba kwinjira mu nzu. Ku mutima ati nta kabuza bayinsanzemo. Muganga amubajije uko yabyifatamo, aramutse asanze yaranduye, asesa urumeza ati nabyakira ntyo nyine. Bamuhereza ibahasha irimo n'igisubizo. Ayifunguye araboroga. Muganga aramukomeza ati hangane, iyi ndwara izira kwiheba, kwinaniza no kurya nabi. Iyo umubiri uwufashe neza uyimarana igihe kirekire. Kanyana arikubura asubira ku ishuri, ahitira mu buriri bwe, yirenzaho ikiringiti. Aho mu Mararungu aviriye mu masomo yihutira kumubaza uko byagenze. Undi agahinda karushaho kuba kenshi. Ntiyitangira, amarira yongera kwisuka. Mugenzi we arabyibwira, amwicara iruhande, amubazanya umutima utuje ati Kanya, ni muganga wabikwibwiriye? Aho kwikiriza amwereka cya gisubizo. Mu Mararungu arataka ati ye baba we. Kanyana we nawe ararira. Haba uruhozo undi. Bigeze aho mu Mararungu arikomeza ati wikwishavuza Kanya, nturi uwa mbere nturi n'uwa nyuma. Sida ntikiri indwara iteye isoni, uwayanduye afatwa kimwe n'abandi barwayi. Ubu haje imiti igabanya ubukana bwayo n'umuti uyivura uzaboneka. Kanyana yumva agize akanyabugabo, aricara baraganira. Asaba mu Mararungu kubigira ibanga rikomeye. Atuzaryumeho kereka ningira ibyago nkatamazwa n'ibyuririzi. Ubu se hari uwabinkekera ngo hari n'abihitana batarigeze bananuka. Mu Mararungu yungama ati wishidikanya, ntiwabonye se ko Roza yarinze apfa akirihogoza? Abantu benshi bamusabaga ko baryamana, yababwira ko arwaye ntibabyemere. Nawe abazashaka kukuyoberaho uzabahakanire, ubabwize ukuri rugikubita. Kanyana ahitamo icyaha ati mbivugira iki? Ahubwo numvamo tuzabipfa. Mu Mararungu ati kugira ibanga nibyo, ariko nanone kuburira ushaka kwiyahura ni ubutwari, ni n'ubugwaneza, kandi ni n'ubugira neza. Yego ntiwakwirwa wamamaza ko wanduye, ariko kandi amwumvisha ko agomba kwikuramo ibyo guhangayika cyane, ubundi akajya mu ishuri akiga. Kanyana bimutera ingufu, arabyuka bajyana ku meza. Mu minsi yakurikiyeho Kanyana yakomeje gutekereza ku byamubayeho, asanga igihe ashigaje ari kigufi kandi ubuzima bwari butangiye kuryoha. Yiyemeza kubaho uko abyumva n'uko abishaka. Ati singiye kwibabariza umutima, nifashe igihe kirekire ntsindwa ku munota wa nyuma, nzira rimwe risa.
mu gihe hari n'abarenze 100 ntibandure. Uzansaba afite ifaranga ritubutse nzamwemerera ringereho, niyiteho wenda namara kabiri. Kuva ubwo arirekura, isura arayisukura yongera kubengerana buzuba. Agira urugwiro atarasanganywe, umuganirije ntashake ko batandukana. Abari bamubuze baba babonye icyanzu, batangira kumwimenyereza buhoro buhoro. Inzira yo ku maduka arayubura, abindaya kabuhariwe, abiroha bariroha. No mu kigo abahungu biganaga ntibatangwa. Umwe aza kuratira abandi ati basha, uzapfa atarebye ikibero cya Kanyana ntazagera ikuzimu. Mbega maribori, mbega inzobe irabagirana, yewe sinabona uko mbibabwira. Bamubajije icyo yamushoboje, undi ati nanjye byarantunguye. Umuntu wanyatse 2,000 gusa nkagira ngo ni ibikino, ahubwo nimbona nandi nzacurura. Ubwo bari mu myiteguro yo gutaha, Abanyakigali biyemeza kuzashakisha uwo mukobwa mu biruhuko bya Noheli. Bihutira kumubaza aho atuye, buri wese atahana umugambi wo kuzamusura. Akigera iwabo, Kanyana yabanje kwihakabanga akajya gorobereza imuhira. Ageze aha bifasha hasi, akagenda saa 3 za mu gitondo akagaruka mu Matarama. Ababyeyi bamubaza aho yabaga yagiye, aterega umwaka tugeze murakomeye, usaba guhura n'abandi banyeshuri mukungurana ibitekerezo, byaba ngombwa mukajya gushaka umwarimu basobanurira. Wakwirirwa wicaye hamwe se ukizera kuzabona diplome? Bakabyemera. Ibiruhuko birangiye, ba basore bahurira ku ishuri, indamukanyi bakanyana. Ukumva umwe ariyamiriye ati mbega Kanyana, mbega Kanyana, sha ni ikibasumba. Uwitwa Safari mubyara wa Mumararunga arabumva arimyoza ati mubonye icyo mwigamba, niba mutarakoresheje agakingirizo ibyo bigwi byanyu bizaba iyo mbimenya. Bose batugize ngo iki wa munyarubwawe, dore ko rubanda mutagira isoni, wabona ushaka guharabika Kanyana ngo arwaye sida, genda uyirware w'umureke. Arabasubiza ati mwantuka mwagira, nyamara uriya mukobwa si muzima. Basekera icyarimwe bati niba warabuze amafaranga yo kumuhonga akaba yarakwimye, byaba impamvu yo kumusebya bigezaho. Gashayija ataha, ibi Safari avuga sinabihakana 100%. Ese mwagize ngo sidikangwa na ririya toto cyangwa kiriya kimero? N'abatari we irabahangara. Undi aramucyaha ati ubwo se nawe ushatse guhamya ko umukobwa nk'uriya yaba yaranduye? Bibaye impamo gupimisha ijisho muri iki gihe byaba ari ukwibeshya. Shingiro wari wicecekeye atinya ko bamukwena, rimwanga mu nda ati nimushaka munseke, nge nanze kumwishoraho nta gakingirizo. Twarumvikanye, arakunda ndakambara. Salvatori arakwenkwenuka ati harya ubwo ngo nugutinya sida? Ni wowe numvise wemeye gukoresha agakingirizo kuri Kanyana. Nawe aterega maye amagara araseseka ntayorwa. Ubonye uko icyo cyago kigaragura, ubanza n'ibyo udukingirizo wabireka ugahitamo kwifata. Nshuti bakunzi bacu, naha tugarukirije kino gice. Ubutaha tuzabagezaho igice cya nyuma, tureba uko byaje kugendekera uyu mukobwa witwaga Kanyana wahuye n'ibi bigeragezo ndetse n'iherezo ry'aba bahungu. Naho ubutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka.